ariko mwaberewe ko nukuberwa ba yemwe ba subscribing wabanza worohe ni mu mifuka cyangwa inyuma amatelefone muyakure mu mifuka twifashe gute fate gutya twese nanone one more seka man umva man cangamuka ikintu kikandakaza and then nyuma yaho tukaza gusanga twese twagihuriye none bivuge ko hari igihe mushobora gutekereza ibintu bimwe tubwira cyane birashoboka urugero either ni hari igihe wenda nshobora gutekereza ngo ngiye kujya nko kureba umupira wenda tutanabivuganye nawe nkasanga wenda ahise ampamagara ngo arashaka kujya kureba umupira duhurire hehe kandi wenda tutari mufatikanye museka yes ngaho mashi menshi cyane menshi cyane ndaza kubasaba muze gutera intambwe inka zitatu gusa mwijire hanyuma barazimataye kuri MDTV show uyu munsi ni wa munsi w'ubukwe bw'abahungu beza b'impangana babwiye bambaye uburyo baberewe uburyo twakoreye makeup n'ahantu umva mbega ubukwe kuva nabaho ubu bukwe ni agatangazo babwije ukuri ntacyo n'iki ntazaberekara ntacyo nta na kimwe hanyuma rero ndaje mbereke buri kimwe cyose ko twatangiye makeup uburyo twafashe amafoto uburyo twagiye muri church reception everything tubane rero kandi mukomeze mugubwe neza subscribing kuri MDTV show please mudaheruka no kubona ubusitani reka mbanze n'abatembereze kwanza batembereze abantu nko mukeneye kuruhuka abantu bavuga ngo Nairobi ngo sijui ngo na kubukwe bwacu ari bwiza ra ko burenze ubu bukwe ko burenze buryoshye bumeze neza wow ndabatembereje ntako ntagize namwe ntimwibagirwe gukora kuri ka kazogera nuko nguko rero twatangiye vlog yacu murabibona ko nari ndimo ndabakorera makeup abantu ngo muza muvuye hanze cyangwa se abantu mugiye gukora amakwe hano mukabura ese muragutana bakorera makeup this is MD makeup turagutengeneza n'abagabo tukabashyiraho something good bakasa neza
ngira ngo murabona ko n'ababukuru uko bahindutse mwe nabyo mwabonaga muze tubakorere makeup. muzaza mupoza nimurangiza mwitegure nimurangiza mupoze tugende tuganira bisanzwe twire Simubigira intambara tuze n'ababifotoza igihe tuje bikaba intambara zo dufungure basa bakora amabako mamashi wa aha parera kagati mwira kure mwifotoze byari byiza mbese byari umunezero byari fun ubwo nanjye ugafata udufoto nakomezaga nyine nshaka kubiyerekera ahantu narinzi ukuntu hari heza ukuntu hari hameze neza hari ibiti hatuje ahantu hari amahoro ya Buto. Yego nukusa. Murasa nkabarebanye. Butoto yashize amaboko abiri mu cameraman utaryanye fasha gutya ni mu mifuka cyangwa wabanza worohe ni mu mifuka cyangwa ushyire mu mifuka cyangwa inyuma gutya amatelefone muyakore mu mifuka twifashe gute fate gutya twese nanone gutya ariko none uri aho cyabaye igituba we yabavuyemo abanyakazungu uribeshe cyane amafoto nasohoka nibwo tuzamenya inzoga yama mukora araguruka ahubwo yabaye nk'indege wakora oya ye niyoroheje bakomeye bakaragaye
ni ukuri bukuru ntume indege pe MD yamenye ute ko ndi kwa abafite ikibazo ni akaboko k'iburyo nta kibazo usa nk'umurebye kandi mufatisha ko kimoso aka yes musa nk'umurebye ntuhindutse gutyo ndetse karaza yatora amafoto uraberewe wa ukuntu umeze urakataraboneka uko bien sana MD TV show makeup artist kanda subscribe kuri iyi channel ubundi uzabona ibintu byiza Patricia naberewe niye kwereka uburyo umugabo bansibwire kwanza nitwa Mwungura Gabi Emmanuel sati yawe niyo nshaka niyo ngiyo hari iyindi iruta kuba ndi Mwungura irahari iyi ya Afrimedia se buriya ni star guys reka nsezere abakunzi ba MD TV show nimukande subscribe mushigikire uyu mumama w'umu makeup artist utotogaza ashira ukugura imbere kw'amatanza asiga hano musitire ibi bintu ni Yesu wabikoze one more seka man umva man changamuka bacu rero hanyuma tujye kubabaza ikibazo duke nimutubwire amazina yanyu mutubwire n'uburyo muri kwiyumva kuri uyu munsi wanyu w'ibyishimo. Murakoze cyane, amazina ni Mugisha Guillaume manzi kuri Bukuru. Murakoze cyane, amazina ni Newton Ntazenga ndi Butoto. Abantu bagiye babwira ko muri beza bamwe na bamwe ariko abenshi nuko bavuga. Bibiliya ivuga ngo abasore beza b'imigendo. Murakoze cyane. Ndi kubona ariko meze. So hanyuma ni mutubwire impanga kenshi zikunda kuba zihagije. Aba siblings banyu ntago bajya babigwamo kubera ko wenda mushaka kuba mwumva mwihagije. Rimwe na rimwe bibaho kubera ko hari igihe tugaragaza amarangamutima yacu twembi ariko bo ntibibagereho. Ngaho wowe Ndiye simbibona nk'impamvu kuko nabo baba babyumva y'abantu nyine bavuka ari amatwin baba bafite ubundi buryo babanyemo nyine bitandukanye n'abandi ba siblings banyu. Hanyuma se ni ibiki muhuje, ni ibiki muhuriyeho kabisa? Ni byinshi cyane, byinshi cyane. Sometimes nshobora kubona ikintu kikandakaza and then nyuma yaho tukaza gusanga twese twagihuriyeho. None bivuge ko hari igihe mushobora gutekereza ibintu bimwe tubwira cyane birashoboka. Uduhe n'urugero. Either ni hari igihe wenda nshobora gutekereza ngo ngiye kujya nko kureba umupira wenda tutanabivuganye nawe nkasanga wenda ahise ampamagara ngo arashaka kujya kureba umupira duhurire hehe. Kandi wenda tutari no mu makipe tutari abafana b'amakipe amwe. Lili ntago mufana amakipe amwe nyine yitwa impanga murya ibintu bimwe ibintu byose nyine muba mubihuje. Hanyuma iyo mwarakaye bigenda gute? Iyo umwe yarakaye n'undi ahita arakara mufiringa gute iyo mwarakaye? Like ntibyabura urumva ariko kubera ko abantu baba bamaze gukura bagerageza no kubimanaginga ariko kera byabagaho cyane. None se hari igihe ushobora kurya ibiryo iwe atarya cyangwa mushobora kwanga ibiryo mwese ntimubirye? Byinshi turabihuje nk'ibyo ntarya nawe ntabwo abirya. Hanyuma rero ngaho nimugenera ubutumwa abagore banyu. Ese ubundi bajya banabamenya? Ntago batumenya.
ntabwo batumenya ya ntabwo baratumenya wenda bazatumenya twabanye niko bimeze kabisa ntabwo baramenya mugomba gushaka sinye mubaha kugira ngo umwe atazayoba sinye bazayishakira burya ngo amaso y'urukundo ntajya binkunda azayishakira bagenere ubutumwa buri wese agenere umugore we ubutumwa mbere na mbere ndamushimira ko yangira icyizere umunsi nk'uyu akemera ko tubanamo ibindi ndamwifuza ko azaza tugakomezanya muri uru rugendo akoze cyane Konsole ndagukunda cyane warakoze kuri buri kimwe I love you ngaho ari cyo mwabwira ababyeyi cyangwa se abantu batahiye ubukwe mwakoze uko bwiza ubukwe bw'ibyishimo murabona ko twese twashyushye ku babyeyi ndabashimira cyane byimazeyo ntabwo mfite icyo naba ariko njye ndi impano yabo ubwabo njyewe ibyo nabaha nabo babibonemo nk'impano ababyeyi barakoze cyane mama na papa batubaye hafi ikindi ndashimira abantu bose bitabiriye ubukwe bwacu bari benshi bari beza bari basa neza mwakoze cyane turabizirikana mukore subscribe kuri MDTV share and comment urakoze cyane we love ciao ciao turabakunda cyane bwabaye bwiza buruhe buraheka bashimishije ndabo batuye mu bikurikirana ariko mwaberewe uko ni ukuberwa yemwe ba subscribing uziko abantu bari mukureba niki cyabaye uziha subscribe kuko abana banje babarebye cyane kandi bakagira n'umusaruro bana basore barakoze kureba katuni tukareba bana bavuze baziye mu gike bazi ba Diana ariko abantu bakuru nk'uko kwacu MDTV show nukuri bagiye mwakoze cyane rero kubana natwe Imana iduhaye n'umugisha uko nabo tutatubifuje urugo ruhire ndetse n'abafasha babo hanyuma ntimwibagire gukora subscribe we love you